uyu mugore ngiye kumwanika ntawe uzamwanura, uyu mugore ngiye kumutwikurura amaze igihe kirekire yitwikiye. Rero Mutesi natanga amaboko kareba mwambika ipingu, zana amaboko bakwambika ipingu, niba mwambika ipingu kandi ukuboko k'ubutabera kubwinjiremo. Ingigurukanye umutanyu barayikomeraga ngo niyo yayamaze. Niyo kera ngewe umugabo yinjiraga iwanje namubwizaga ukuri nti ituro nanga se kupresa n'ibihumbi 10 uryamubizi. Nawe urakomeye, nanjye ndagukurikirana ndagukunda kandi njya gusengera. Kubabarira no kwibabarira, umuntu atababarira ahora ababaye. Ninjiwe nkuko ne naro bimusabye ngo azampe akanya, majije kugerayo mbona n'umukozi umpaye karibu, amubwiye ngo ndashaka Pastor Mutesi niwe nje kureba. Mbonaje mwiyo sura y'imbe bagendera hasi ku butaka n'ikirizo kinini nk'iciyo mbe babita isiha. Mbona arasamura gutya nyina nsuhuza, nibona akanwa ke guhera munda kuko njewe nagiye kubaka gukora ubukwe. Gira Imana ngo ndashaka umugabo umeze gutya uzi kubikora akageza ku ngeso. Njewe mu myaka yanje 14 naragitangaga, ubwo rero urumva kugeza mu myaka 18 narasaze. Ngeya narandebaga kumureba gusa akava mu nzira. Ubaza urambwira ngo nje ari kumfata ku ngufu, yari aramfata ku ngufu zinari narasaze. Hari n'abagore b'abagabo bazirengeje, ariko nje zarenze ndi umwana. Barabeshaga ariko ngo umuntu arasara. Ndashima Yesu ariko wandinze ibisazi byazo. Imana yigeze kuvuga ko Pastor Mutesi azafungwa. Imana yarambwiye ngo igiye Slim Jesus. Yes, okay, reka mbaha ikaze bakunzi bacu, mbasuhuze, mbifurize kugubwa neza muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Ni Slim Jesus TV. Uyu munsi twasuye umukozi w'Imana, bivuze ko tugiye gukizwa. Niko bimeze. Yego. Iri kwaka, yego niko bimeze. Wiyambariye akagofero washyizeho jumper. Harakonje cyane, maze iminsi ndwaye na malaria. Nakonje dore basanzwe bambona mu gitambaro nanga se nasokoje, ariko mfite imbeho nyinshi nasizemo jumper kubera imbeho. Cyangwa warisukishije kugira ngo wihisha abanyarwanda. Ndi umurokore dore nimbeho. Uri abantu bari kuvuga bati bari kwitaho gati apo byaramunaniye, byarangiye yisukishije rwose. Nanira ntago agakiza kavuga ko gafite abadasutse. Yego. N'abantu basutse baba batunze Kristo. Yego. Rero Imana ntayihuriye n'ibisuko, ahubwo tukwiriye gutunga Yesu wo mu mutima. Ko nabonye ubwesukuro mu bakozi b'Imana bwiyongereye. Wabibonye? Ari ikiganiro narebye mu kanya kasize, ariko ntago ari bose. Nge ntondiwe hari n'abandi batari bo, ariko hari n'abari bo. Abakozi b'Imana bagiye gufungwa. Babafunge. Bibiliya yabivuze neza ngo umuntu nakora icaha ariganyije nanga sakoze ibindi amategeko atemera ngo bamushikiriza abasirikare, n'aba rudaca bugufi bamukubite bamufunge. Babafunge rero ndumva ari nta birenze. Pastor Mutesi bagiye kumufunga, wabyumvishe? Nabyumvise. Mu mwaka wasize namukozeho ikiganiro, mukoraho ikiganiro mvuga ngo abantu bacunge neza, bamenye ngo ibitukuye byose si inyama, bamenye ngo ibyera byose si amata. Abantu ngo bamenye ko ibishashagirana byose atari zahabu n'inyoni zose atari inyange. Abantu barantuka baravuga ngo we pe nina bagaca mu gikari ngo wirirwa uca imanza nkaho uri umucamanza. Nabwiye Mutesi ngo ibyari mu mabanga igihe kizagera bishirwe ku karubanda. Munkurikirane kuri Kereti Siri n'ibindi binyamakuru namuvuzeho, banyise umusesenguzi muri iyi mihanda, ariko nje burya sinjyanirwa n'ijambo. Ndi umuhanuzi n'iby'Imana. Hari igihe umuntu abivuga uko bitari nkabisesengura kuko ndabyemerewe. Imana yigeze kuvuga ko Pastor Mutesi azafungwa. Imana yarambwiye ngo igiye kumushira ku karubanda. Ntago narinza karubanda iramushiraho ngo nakahe, ariko umukobwa bumwe agatukisha bose. Nasomye komenti nyinshi zinarananira, bamwe bamushigikiraga abandi bakavuga ngo bamuhugure, kandi ubu akakanya tuvuga nawe yarangije gukuraho telefoni. Nta nubwo wanamuhamagara ngo umubone. Yakuyeho telefoni, yatanze chèque sans provision, nimba ariko babyita itazigamiye. Yego, yayitanze kandi burya abantu bitwa ngo nabakozi b'Imana. Reka mboneraho no kuvuga ngo bitukisha izina ry'Imana. Rwose abantu batumye Imana yacu yitwa inyamugayo kandi rera. Rero mu by'ukuri ndumva biramutse bimuhamye, kereka nimba yaribeshe kuyisinyaho.
so aya mafaranga akaba ari no kuri konti naho nibasanga atari uko bimeze nanje ndamukatiye uramukatiye bamukanira urumukwiriye mwinjijemo mu izina rya Yesu kugira ngo n'abandi babirebereho buryo yishimiye kuba wazabona Pastor Mutesi ari imbere n'amapingu agomba kuba imbere akaba bambonereho n'abandi bakamureberaho bakamenya ngo nimba umuntu akoze ibinyuranye kandi yitwa umukozi w'Imana akwiriye kugera imbere y'ubutabera. Ibintu byinshi yakoze byiza ibyinshi yakoze byiza none ntago uzi yuko umuntu Bibiliya nayo iratubwira ngo Imana izita ku iherezo ntago izita ku itangiriro. Rero hari igihe umuntu avuga ngo nkora neza ngo nkora ibi yes birashoboka ko yakoze neza ariko muri iyi minsi iyi si irimo abantu bafite imibare myinshi avuga ati nzarira abantu mu mibare nitiriwe ko ndi umukozi w'Imana akambara iyi sura ngo ahagarariye gira neza kandi arigira nabi. Cyokoze umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo Uwiteka Imana yaduhisha ibanga yatubwiye byinshi ariko yaduhisha ibanga kureba mu mutima w'umuntu yabigize ibanga yitabiduhisha twari kubesha niki buri Imana yitaduhisha kurebana mu mitima ikatwikurura ikamera nkuko wakuramo ijambo ugafungura irase mbe umutima wawe utwikurura nkuko wakuramo ijambo ntaco Mutesi yari kuzaduhisha n'abandi ariko yaduhisha ibanga ariko Bibiliya iravugaga ngo ntacashwe kitazahishura. Zaburi ya 50:16 yaravuze ngo murabikora nk'abihorera mukagira ngo mpanywe namwe ngo ariko nzabahana ngende umuvuga butumwa rwose mujye munyihanganira ariko nihagira nibyo mwicomekamo nkabibona mujye murekana nabivuga. Ya 50:16 yaravuze ngo nzabahana ibyo mukora nzabishira imbere y'amaso yanyu uko bikurikirana. Rero ubu ngubu yamushize imbere yabisize imbere y'amaso y'abantu abantu bagiye kubibona kandi nawe n'umutima ubu batangiye kuburana. Rero Imana itugirire neza. Muririmbye yuzuye umwuka aravuga ngo mbe kunesha nkuko wanesheje ngende kwisabira kunesha kuko ndi kubona iyi si ruhije abagenzi. Agiye gufungwa hashize iminsi mike akoze ubukwe disi nge nabwiye Ferdinand rero uyu mugore hari ibintu byihishe inyuma ni hari ibintu byinshi inyuma nticokoze Mutesi nawe Ferdinand nubona bitogose uzaterure utereke mu cyumba ubu byatogose rero noneho nta nubwo ari byo guhisha mu cyumba biri public mana ntago ndi kwishimira ibyago bya mugenzi wanje. Bibiliya iravuga ngo ntimwishimire ibyago bya bagenzi banyu kandi ntimugashusha inkuru aho yatubujije gushusha inkuru nukuvuga ibintu bitariho ibi rero turi kuvuga biriho. Uyu mupapa uri gutabaza atuye mu murenge dutuyemo muraturanye twimukiye Igicumbi twavuye Musanze ni mu murenge umwe n'akagari kamwe rwose nibakurikirana ikinyamakuru barambona twaje duturutse Musanze twimukira mu karere ka Gicumbi nibakurikirana ikinyamakuru barakubona barambona aba bantu nyine ko ndi umuturanyi wabo aba yahemukiye ajyayo arira Pastor Mutesi arizwa ngo nakarakana kiga nimba gahetsa kandi abantu barampamagaye bati Pastor benshi banaratwitiranye ariko nje ntundi ku rwego rwa Mutesi baratambutse bafashe isi ariko tumajiye kubona ko isi bayifatishije uburiganya. Ngewe rero rwose nanabwiye Imana ngo ibyo itandamburiyemo akaboko ntago nje nzakarambura ngo nkoremo. Barambwiye bati waje mu cyaro turakubonye ni ntago ari nje ni Pastor Mutesi kuko ndumva cana arabaye honora y'inahari kira kiganiro cararebwe urumva abantu batanga ubutunzi ngo bari gufasha karakana no bari gufasha ibisahiranda umuntu nagaye cyane ni nge namubonaga nk'inyangamugaye kandi nawe birabintu abirimo oyani naga birimo naga birimo ese yageze atanga sheke ntago yatanze sheke ariko uyu mugabo yivugiye ikiganiro nje nta megabyte mfiteho ariko abagikurikiranye ntago ari nangombwa ngo tubigire kuko byavuzwe ngo yamusize mu modoka ega dukoma urusyo dukome n'ingasi uriya we ubuzima bayemo bumeze nk'ubwacu twese reka tumureke nanje ndiwe yemerewe kuriganya yemereye arabyemerewe kuriganya se tuvuga ku mukozi w'Imana murabyemerewe namwe tuvuga ku mukozi w'Imana kuko mwenda mubyemerewe kuri we ntabwo ari ikintu gitangaje kuba wakumva ngo umuturanyi hano hirya yahemukiye undi ahubwo noneho twibaze ku mukozi w'Imana reka tumuvuge uyu munsi niwe ejo ashobora kuba ari njewe so ngewe mbamenyere ubundi harabavugaga ngo ariko ngo ko wavugaga ubutumwa ngo ukabwiriza ngo ukaba warabaye umunyamatiko aya musore ku bantu birirwa banyita umunyamatiko parido mureke tujye tuvuga ukuri uwanga amazimwe abantu ngo ahabona kandi iyo uvuze ngo nyir'urugo yapfuye kabiri mbisuyemo ntago aba ari we ubumwishe ku bantu banzi karagiteri yanje aho
kugira ngo nigwe n'ijambo Yego. nzanigwa n'uwo ndibwiye. Yego. Ubu rero hano kuri Slim Jesus n'ahandi muri bumbone Yego. ndaje kuko bampaye show, Yego. bampaye inkuru, Yego. kandi nyine akarenze umunwa karutaga ihamagara, Karuta ihamagara. baciye umugani ngakarenze fone karusha isobanura. Rero ntimba message ntago yayobye ibi bintu turi kuvuga biri oje. Yego. Imana Yego. itugirire neza. Yego. Rero Mutesi natanga amaboko kareba mwambika ipingu. Eh. Zana amaboko. bakwambika ipingu Niba mwambika ipingu kandi ukuboko k'ubutabera kubwinjiremo. Naramubwiye nti hari ibyo mwasamye muramira mugiye kubiruka. N'abandi bameze nkawe nimucire birarura. Bibiliya irimo kuvuga neza ngo urenganya umukene akarenganya imfubyi n'umupfakazi. Yego. Buriya abo yariye ni benshi. Ariko Imana yacu yo rero nta na kimwe igisobwa. Yego. Ibishaka kugira ngo ikintu cyose gishire ku mugaragaro. Kuko hari n'irindi jambo nasomye. Yego. Iryo jambo nararisomye nimba riri mu Befeso nimba riri mu Bagalatiya, Yego. naryo riri kuvuga ku bintu abantu birundanyirizaho. Riri muri Yeremiya riri kuvuga ngo uwirundanyirizaho ubutunzi bw'amahugu Yego. ameze nk'inkware ibundikira amagi itateye. Maze iminsi mubona muri etaje amanuka azamuka Yego. bajya mu rutoki na Fredi naye ngo baca igitoki ngo ubuzima bwarahindutse naho ubwo buhindurwaga n'imitungo nangase n'ubufasha bw'abakene. Ariko bantu b'Imana mudukurikiye, wenda Mutesi w'aka kanya yakutse umutima ntarabona akanya ko kubona iki kiganiro, ntago mbizi. Ariko nimbuzi ko wariye ibitari ibyawe ukariganwa, iminsi y'igisambo ni 40. Ubu rero arafashwe. N'abandi rero bitirwa ngo ni abakozi b'Imana bakitwaza Imana bakarya iby'abandi, nimurebereho kuko byanze bikunze ibi bintu arabizira. Iyi sheke umuntu yigeze abuze umutware wanje amahoro yari umupolisi ariko nta mafaranga afite kuri konti, arayimuhana yitazigamiye. Ariko aho byamugejeje nuko habaye imbaraga z'Imana n'imbabazi zayo. Nabonaga harimo n'igifungo cyo gufungwa kanirukanwa burundu. Kuko kwa Pastor Mutesi imbaraga z'Imana ziraza gukora, zirakora. Imana yacu ntago ibangikanwaga n'inkozi z'ibibi. Imana yacu kereka nimba afite indi mana, ariko Imana ni nyinshi nkuko n'aba Yesu ari benshi. Hari Yesu Bari, hari Imana kera bitaga za Dagoni, hari za Biheko, kereka nimba ari Biheko akorera. Ariko icyo nzi cyo uyambariza muziki ikagusiga ivu. Ubu rero igihe kirageze ngo imusige ivu. Abonye n'abamwitaga ngo n'umurangi. None se ubu ibitari kugaragaza ko hari umurangi nibi. Ariko mujye mureka tuvuga ukuri. Abarangi nibo bakora biriya. Abarangi ni umuntu uba ushobora kuba afite imbaraga zisa n'iz'Imana, akagusengera ufite uburwayi bugakira, akaguhanurira bigasohora. Ariko washaka imbuto ukazibura. Matayo igice ca 5 umurongo wa 7 ni 7 hari umurongo wa 5. Ijambo ryaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto bera nizo zizatwereka abari bo. Bibiliya yaravuze ngo ntawafata urubuto rw'umutini ngo rusorome ku gitovu, nta n'uwafata urubuto rw'umugege rw'umutini ngo rusorome ku mugege, nta wasoroma urubuto rw'umutini ku gitovu, nta n'uwasoroma urubuto rw'umuzabibu ku mugege. Bibiliya yaravuze ngo ntawafata itabaza ngo aritwikirize intonga, ahubwo iryo tabaza rishira ku gitereko caryo, iri tabaza rikamurikira abari mu nzu nk'abari ku muco wacu murikira imbere y'abantu. None se ubu umuco uramuri ntabwo urazimije. Rero iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Ngewe mujye munde kandi peni na Nyiramugisha. Yesu yankuye mu byaha, ariko hatakujya hagira uvuga ngo none ngo kuba bisubiyemo ibi nta byaha ndi gukora. Numva nta byaha ndi gukora, ni kuvugisha ukuri kandi abo tuziranye ndakugira. Niyo kera ngewe umugabo yinjiraga iwanje ngira ubuhamya murabizi bwinshi, namubwizaga ukuri nti ituro nanga se kupresa ni 10,000 uryamubizi. Ubwo rero yabyuka akambwira ngo arampa bitanu intambara ikabirare kupresa buse ndabivuga ngo iki. Reka mbivuga atari mu mvugo nyandagazi, ni nkuko waryama n'umuntu rimwe utariyongeza, nico bita kupresa. Kuryamana n'umuntu rimwe ubwo nico twitaga kupresa. Kupresa ntabwo nubwo nsobanukiwe. Umva ituru ico bita ituru nyine niyo imwe ni kupresa nyine. Niyo kupresa. Nge naramugeraga nti ituru imwe ni 10,000. Hinjembi kubwije ukuri. Kupresa ni 10. Nanga se nabona ari ufatika waje kunde baparitse imodoka ni 40. Utayama mbere
utayanyishyura hari n'uwo narebaga nkabona nasoza akazi karayanyima nkavuga nti banzu yambi ubundi banyitaga banzu yambi ubwo rero nkanje wabanzaga kuyaka uyu munsi ndi kubanza kuvuga ukuri nk'uko kuri wari banzu yampe bari baranyise banzu yampe nitwaga banzu yampe ubwo nimba rumbwiye ati reka nsoza akazi kanje wakwishura icyo utarabona wenda ndasanga bibishe ntoya rwose banzu yampe byaryoha ariko waje hano ninjiye mu iguriro ubwo rero nazana na juwa nagiraga imisumari ino bayita 15 nkaba ndawumuteye kuko nje ntago wahagurukaga ngo uteye kunyishura ngo ugende amahoro nahoraga kuri polisi nanga nkamutera ifoki nanga nkamutera icuma nagiraga bayineti naraguze n'umudemobe nararwanaga nshuti nta mugabo wigeze wica ntago nabisha ariko narabakomerekeje bandi nabateraga amakofa amenyo nkayakuramo seriye ntago ndimo kubesha ibisinguru ahubwo turashima Yesu tuzafata umwanya tubiganire urwo rugendo rwawe ko byagenze twibaze rero ko nagendaga mbona ko njya mbona muri comment abantu bita Pastor Mutesi ngo ni indaya ni ibiki hari ibintu akora bigaragaza ko agira iyo mico wenda uburaya bwo nto nabuvuga kuko sindamufata akaguru yego gusa bacaga umugani ngigurukanye umutanyu barayikomeraga ngo niyo yayamaze rero birashoboka ko harabamukomera ko ari indaya baramubonye abo nabo bazaza hano babitubwire batange n'urugero kuko bamuharabitse atarabikoze agahaguruka nuko nabonye ataregana ariko aruraregana yarega benshi umwana mwiza kabisa icuburaya cyo rwose ntaco nzi nico ubusinzi bamuvuga ngo amininaga za rikeri nibiki ntabyo nzi ariko iki kintu cy'ubwesi koroco nje rwose umwuka wera kimunyeretseho Imana yakweretse gute yarabinyeretse yamunyeretse mu rwego rw'isiha isiha urayibona ntago nyiza ni igisimba kimeze nk'imbeba gicukura imyobo mu nzu no mu nzira zerekeza mu nzu ngewe nabonye ngo ndi kugiwe ndi kumwaka ubufasha ico gihe nari nabuze amafaranga yo kwishura inzu ukuntu byagenze ndarota rero wabonye ujya kwa Pastor Mutesi nabonye ndi mu nzira yerekeza iwe ngo bahandangiye nyine ntega moto ugiye kumwaka ubufasha ngo mbona ngiye kumwaka ubufasha ariko nkaba nari namwandikiye mbere yo gutekereza kumwaka ubufasha n'ubu message ndacaza ifitemo message wandikiye Pastor Mutesi ndavuga uyu numuvandimwe nono amaboko abiri aberaho kumwe gukarabya ukundi babyita kunabana ndavuga ngo mbona agira cano bitagira neza kandi Imana ntago ari izava mu ijuru gice muri bibazo by'abantu reka mwandikire kuko twarandikiranaga ndanamukunda n'uyu munsi nubwo ibi bimeze gutya nabwo ndamukunda kuko hari igihe avuga Yesu nkumva hari umuntu mvugira Yesu neza nkumva ikirere cyamanutse ndi kugikoraho bya bindi wavugaga ngo abantu baba bafite imbaraga avugaga Yesu neza ariko sindamenya Yesu avuga usibye ko imbuto zigiye kumutwereka ko birashoboka ko yanagira intege nke zo kurya ari amafaranga ariko ari umukozi w'Imana nabyo birashoboka mwumva ibyo mvuga ni murebe ibyo nkora ico naco abantu be kuzajya baracitwaza ico mpamya cyo kugwa ko umuntu ufite umubiri birashoboka uyu munsi naba mpagaze mugakiza neza ariko ejo nkagwa mwanake none izo message wamwandikiye ngo iki izi message wenda sindajya kure ntago ndajyamo kubishaka narindi kumusaba ubufasha ntago ari izindi message nze mufashe kuzishaka uyu munsi nta bufasha nkimukeneyeho ariko nubishaka hari abantu bagira ngo ushobora kuba ubabeshye none se katanampaye ko yanyimye yaranyimye noneho ngo ndota ndi kujyayo reka nze manze musacinge ndebe narindi kuvuga uburyo namubonyemo nk'isiha ntabyibagirwa mubonyemo isiha utaza kubyibagirwa waramfashe nanditseho Pastor Mutesi wamubonye nk'isiha ubwo nko kumuvuga wamubonye ameze nk'imbeba nk'imbeba yiba icukura inzu igatwara ibiyiko igatwara icyo ishoboye inoti ikajya kuzisasira kandi nk'imbeba imbeba ngo isobanura umugambanyi siko bivuga ivuga inyatsi ivuga umugambanyi ivuga ubugome kuko imbeba irya imyenda kandi itambara ivuga ibintu byinshi birantinze reka nze nsacinge ndebe nibyo byiza nibyo byoroshye kuko mushobora kuba mudaheruka kwandikirana
ese wabwiye n'iki ko nimero ya Pastor Mutesi yayikuye? Njye nashatse kumuhamagara ngo mbwirane isi kandi ubu ninga usesengura uravuga ni do ubwo nico nashaka ariko me yayiriye urwara ashatse kumbwira ati ninga usesengura ubu ngubu urampamagara ngo kuki ngo kuki wavuze hanze mana we gusacinga reka nsacinge neza ufashe gusacinga se andikamo Pastor Mutesi Pastor Mutesi urayibona yego sha nabonye iriya shekere yanditseho amazina ye nabonye yanditseho ngo ni ndemu de Dasian wamusacinze wamubonye gusa nje nandikaga bitandukanye n'abandi sinzi niba wandika bitandukanye n'abandi gira ikinyarwanda cyihariye namubonye rukuzibonaho nanga narazisiba ko atajya gusubiza hariho n'ama voice note yakwandikiye genda atwereka nta kibazo ariko umuntu uramukupa uri guhamagara uyu muntu reka mukupe atakugera hanze njyewe nyiyerekere birasa ko utwereka hano imbere reka nze hari ukuntu telefone uyihindukiza njyema nakubonye uretse manze nsome iyo ariyo naramwandikiye ngo waramutse neza Pastori ariko se waba nabonye message ndenda bazu kwanza unyinire voice note yakohereje voice oya nagwaye kina manza usome ibi urebe harimo message ebyiri ndende oya nabwo no kuyikina nayikina ati waramutse neza Pastori ariko se aba bantu barashaka iki none ibyo bintu ko ari bya kera oya nindi we yaragwaye voice undi muntu nyikine reka tumanze twumve iyariyo utarayikina banza wumve iyari reka tubanze twumve iyariyo turashaka guha abantu kuri nyine banza wumve iyari banza wumve iyariyo kuko hari iziba zirimo amabanga yanyu zana nyikoshyiremo nta kibazo reka nze niko Pastor Mutesi waramwandikiye umusaba ubufasha Imana iti kwereka ko ngo ari umugambanyi iranyereka ngo uwo ndi gusaba nisi Imana kweti wayobye nasizeho n'ikiganiro cye ariko nyuma ndavuga ngo kandebe ibyo avuga nimba ko kabikurikiza kuko yaravuze ngo njye abantu baranyanga ariko Imana yambaye umutima wo gukunda n'abanyanga ndavuga ko namutaranze navuze inkuru y'ubukwe bwe nkabishira hanze kamusabe ndebe karamfasha urahita avuga tuyini uri inanda wowe wari wamusebeje urangijije no kumwaka ubufasha wayibonye ngusabiye oya none ndi kumusaba imbabazi ku kiganiro naye navuze sinashiramo ubumuntu ugikora ibiganiro nushyiramo ubumuntu dore ngiyi iyo nari ndi kumusaba ubufasha niyo nshaka kuko nari ndi kumwibwira ati Yesu nashimwe mukozi w'Imana Pastor Mutesi aho utarasoma neza wihangane nitwa Penina make ndagukunda kandi ndahamya ko abagukunda ari benshi ariko ndi mu b'imbere bagukunda kuva nakumenya ndi mu b'imbere bagukunda ariko nagiraga ngo unsabire Imana imbaraga zo kubabarira abambabaje byarananiye niyo mbishoboye ngira ibuka muri nge kandi ndagusabye uzame karibu murebe amaso ku maso ngusure mu bye iyo niyo nari ndi kubanza nyine kumwibwira ibi nagusubije mbikine byo nabyo ntaco bibikine wumva neza Penny mahoro y'Imana nawe iyo message menza narayitsubije ndagukurikirana katwumve aho neza Penny telefone yanje yagoye hasi iri kuvuga gake cyane aho neza Penny mahoro y'Imana nawe urakomeye nanjye ndagukurikirana ndagukunda kandi njya gusengera ni ukuri ugomba kubabarira ni ukwibabarira umuntu atababarira ahora ababaye sinzi nimba abantu bari kumva iryo jwi rye riri hasi cyane kandi nzagusengera bikunde yego Pastor Yesu agumugisha yaguye hasi imikorofone yagize so message nashakaga kwereka abantu yaho namusabye nyuma Imana ikampa ariko ubonye ko twandikiranye byinshi cyane yaranyihoreye yego urumva nta kintu nagusubije kabisa hano urumva hano imbabazi nazi kwima se mubyeyi nkazishyira hehe nkazimaza iki ko nanjye
Imana yambabariye nabuzwa n'iki kubabarira umuntu. uti yego nabyumvishe uti Pastor Mutesi nafata amaboko ipingura imwambare ego guhera iki rero dukomeze rero Penina rero reka dukomeze iyo message wenda icyo twari tugezeho narindi kuvuga uburyo namubonye yego murabyumvishe ko twasabanye imbabazi nyuma y'ikiganiro namukozeho mbere yuko musaba imbabazi ne nabanje kumwaka ubufasha hari uwavuga ngo mwamenyereye gusabiriza ariko nuko numvaga ari we nisanzuyeho nshobora kwaka ubufasha kuko nari nabuze aho kuba yego rero nza kuryama yego ijwi rirambwira ngo reka nkwereke umuntu wirirwa witiranya nyine usaba ubufasha ndavuga nti munyereke nagiye kubona ngo mbona mfashe inzira yerekeza i Kanombe nyine nerekeje kwa Pastor Mutesi ijwi rirambwira ngo uriya nawe ubuzima bayeho nubwo guteka imitwe yego numva ya ndirimbo umuririmbyi yaririmbye ngo ubona umuntu agenda ukumva wifuje kumera nkawe yego nyamara muri we nyabusa agahinda arako kumumara agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoreyemo burya nta mahoro y'umunyabyaha Yesu yarabivuze irakomeza wabona umuntu ari mu nzu nziza ukifuza nawe kuyibamo kandi afite agahinda ko kumumara wabona umuntu agenda mu modoka nziza ukifuza nawe iyo modoka kandi uyu muntu afite agahinda ko kumumara rero numva iyo ndirimbo ndi kuyiririmba ngo agahinda k'inkoko kajya kamenywa n'inkike yagize gute yatoreyemo rero Mutesi nawe Imana rishaka kumbwira ko nawe afite ibye umuntu wese agiraga agahondesho ke ngo ninjiwe nkuko ne narabimusabye ngo azampe akanya ampe karibiwe aranyihorera wabonye ko ntaco yansubije ariko nje mwiyerekwa njayo majije kugerayo ngo mbona numukozi umpaye karibu ngo amubwiye ngo ndashaka Pastor Mutesi niwe nje kureba ngo mbona je mwiyo sura y'imbe bagendera hasi ku butaka n'ikirizo kinini nk'iciyo mbe babita isiha ngo mbona arasamura gutya nyina nsuhuza niyerekwa nagize mbona kanwa ke kuzuyemo amadolari kuzuyemo amayero kuzuyemo amapaundi ibyo nibyo nabonaga byari bipatse ku rurimi ariko mbona ariyo mbeba ifite akanwa kadasanzwe mbona harimo ibintu bya televiziyo harimo amaradiyo harimo izi kamera mbona akanwa ke guhera munda kuko ngo nagize amaso areba no munda imbere ngo mbona yuzuyemo ibintu byinshi kandi by'agaciro ijwi rirambwira ngo dore ubu n'ubutunzi bw'abantu yagiye amira bunguri ahubwo nawe afite ica kurya yakikurya wikwirirwa umutaye igihe cawe rero urumva iryo niryo ishirirwa yerekwa nagize ngewe mpita mva mu kiroto ijwi rirangije rirambwira ngo uyu mugore ngiye kumwanika ntawe uzamwanura uyu mugore ngiye kumutwikurura amaze igihe kirekire yitwikiye ndavuga nti ibi nabyo nimbibukana nkabivuga baravuga turana umusazi dusanzwe tuzi uvuga akavuga n'ubusa ariko rubwo igihe cyo kubivuga cari ikingiki twagiye tubona abantu bandika comment ngo umuntu numubonaho ikosa jyutega umusangi kandi urumva nimba naramusabye karibi wewe ndangira ngo muhiryo yerekwa ubonye yaransubije se yaranyihoreye ahubwo abanye namutwitse umuriro ku kiganiro atangira kumbwira ati nka mwene data kuki wancanye umuriro ati hari ibyo wakavuze nibyo utakavuze nca bugufi ntimbabarira ntiwambabariye se mubyeyi ati sinakwima imbabazi nkazihande ko nanje Yesu yambabariye wari wamuvuzeho iki namukozeho iriya nkuru Yuriya Fredi naregura Jumo ngo yabaye hano muri Kigarama umugabo uyu mugabo urabakoze ubukwe ne navuze nti Jumo ngo ndamuzi nuko yanteresa agasanga mfite agakiza nanje yashakaga kunca ibigori muvugaho none Mutesi ashobora kuba atanyibuka njye ubundi nkunda kabenzi nkunda ingurube pe nimba hari nabo bigerageza batazirya bihangane twahuriye ahantu ntari buvuge kubera umutekano waho nabari bahari ico gihe batavuga turamugore ntagira ibanga natwe azatuvuga uravuga Pastor Mutesi duhurira ahantu nje nta nari ngiye kunywa inzoga nene igiye kwirira kabenzi cyo bita poka kwakwema ingofero ko nubundi hamaje gushyira kankure mu none se byababangamiye gutya nibwo biza nubwo imitsatsi dasokoje gutya nibwo abantu ari kukubona neza nakoze cyane ngo byagenze reka mbari inkuru rero bari inkuru rero nuko nsanga Juma ngo yishiriyemo nk'abiri kuko anywaga inzoga ntago ari umurokore nukuri ico gihe yaranywaga kereka nimba umugore agakiza yarakamusunikiye ariko yaranywaga buriya anywa inzoga
dukomeze yego duhurira ahantu yihangane cyane Yego. umugore we kubera ibyo yakoze bitumye mbivuga icyo ngize ibanga nico ntazi Yego, ariko mujye mwihangana kuvuga icyo umuntu azi akivuge yego ubwo nari niyambariye neza ubu murabona amaze iminsi ndwaye undi nagiraga amatama n'amatayi ariko nananutse kuko umubiri ubyara gudahatse hagiye amatama hagiye amatama n'amatayi byose byagiye ambonye rero haragira ngo ndi nyamiribwa namuciyeho iruhande tujya kwicara aho bari bicaye nk'uko twaje gukorera hari abantu baba bari mu nzu n'abari hanze nyine tukiyunga iruhande rwabo mutambutse arambwira ati sisita bite nari niyambariye akajipo ariko ubundi ndi umubyeyi ntabwo ndi umukobwa ndi umubyeyi w'abana 7 harimo 3 nderana 4 banje byara ku maraso ndamubwira ni byiza ati wakwicara hano se nkakuvugisha kuko ndi umuvugabutumwa ngira ngo ubwo nyine aho duhuriye nje kurya nawe yaje kunywa wenda ni n'inama agiye kungisha yes nicara iruhande rwe nyine arambwira ati nagukunze nahoze ndi kukubona uri n'abagenzi bawe none se ntabwo twaganira ntituganire nyine naguteza amatwi ariko twitaruye abandi tujya nko ku ruhande arambwira ati ngewe nitwa Feredina niko yambwiye yambwira ko nyine ari umugabo yego atari ko ntago mbana n'umugore nanjye ndamubwira ndiro nitwa Penina Nyiramugisha nanjye ndi umugore w'umugabo umwe nari umugore w'abagabo benshi urumva ubwo ninjiye mu buhamya nti rero nanjye uyu munsi ntago ndi kumwe n'umugabo ndamufite ariko umugabo wanje arafunga ngo twibwirane ati rero nje ndashaka hucenje ati ntago ndajya kure nagukunze ndashaka ngumpe ku bintu ndamubwira ndireka ni ibintu narabitanze guhera ndi umwana w'imyaka 14 ntimbikora imyaka 9 n'ubu rero narabihaze aturamba noya ntago ndi buguye ati sunywaga ikintu njemba nkwaga fanta pe yanguri urufanta runini runini rwa orange ritiko nimba barwita Ritigo fanta nyine Charitigo niko bakibatije arambwira ati se none wariye ntinakoresheje commande ingana iki ndabwira nashirishijeho twateranyije twari 4 umwe yasizeho inusu nyine ubwo ni ibiro 2 ati ku yawe bashireho indi nusu y'akabenzi anarangurira imana muhe n'umugisha ariko yarashaka ucenci nyine ubwo rero ngewe ndamuhakanira cyo koze imana imbabarire muha pasi kuko abo twari turi kumwe bose ntago bari bakijijwe mwihera pasi y'undi muntu aramurya ntago mbizi nimba bararyanye yamujyanyiwe ariko nyine nabwiye umuntu nturamugabo ari kunsaba ku bintu kandi nje ndonge ibikora muguye se ngwe pasi haravuga ngo se sica uwo namuhaye pasi ni umuntu mukuru w'imyaka nka 37 n'umunane gutyo nje nta nubwo ne nakazigejeje iyo myaka ntago mbizi namuhaye pasi gusa tumajije kurya umwe arasohoka n'undi arasohoka bahana nimero uwo mu mama yaratuye hafi na hano turi gukorera ntago abantu bazaho turi gukorera nyine ngo bavuge ngo ninde ubwo bahana nyine gahunda baragenda rero ubwo ikiganiro ne nakoze kuri Mutesi cyatumye ambwira ngo ko namwatatse cyane narabivuze ni ngewe uwo mugabo ndamuzi yaranterese nge mubwira ko nta kirongorana ntariko muha pasi aravuga ati ntiwarengereye kweri ati uranda bugara pastor mbabarira ntarega nanje ndi umu YouTubers ikindi cya kabiri nubwo yenda ntaragera ku rwego rwo kugira ngo menyekane ntari kurabizi ndi umusitari mba ngomba kugira inkuru numvishe yose nkagira gute nkayishiraho ati none ntakosa wakoze ntingusabye imbabazi birangiriraho nyine wambazaga ngo yaransabye nari musabye imbabazi biturutse kuki rero nari mugende uwo mugabo ukujyanye mugiye kubana ntiyakanaga ucenje ntubu namara kuguhaga aratangira gushaka izindi nkumi zigifite amabere gashushe ni rero nubona yagucitse nibyo ibintu byose uzagakurira uri nkanje ukabivuga ukabishira public ni nakunanira uzatera urutereka mu cyumba bizaba bitogose nyine nibi biru uzatera urutereke ngaruke rero kuri cya gihe buriya sinzi nimba nagiye ku ruhande wamfashuka arakantu wavuze ngo wageze kwa Pastor Mutesi ngo usanga ahindutse ngo imbeba nsanga hindutse iyo mbeba nyine byagenze ndajya ngo nsubiremo ukuntu byagenze nyine so nge natse karibu umukozi ampa karibu anyicaza muri saro nge nabonaga ndi mwiyerekwa nageze iwe ariko ngiye kumusaba atari byo kuri telefone uri kwande kwa Pastor Mutesi nuko mbona hindutse iyo siha ijwi rirambwira ngo ntaco yamarira nta bufasha yampa yahindutse siha gute se
none nimba utari umunyamasengesho ukaba utazi ibyiyerekwa ngewe nabonye aturutse mu cyumba agendera hasi arico kibeba c'umurizo munini. Wagiye kwa Pastor Mutesi? Yego. Ubona ari gusohoka mu cyumba aje kunsuhuza nyine, aza ari kugenda afite umurizo, agendera hasi yabaye imbeba. Ariko nyine yavuga ijwi nkumva nirye ijwi rirambwira ngo dore isura abantu bamubonamo ntago ariyo arimo, dore uwari we n'uyu nguyu ahinduka inyamaswa. Abamenyereye iby'ubuhanuzi bo barabyumva. Oya, buriya hari abantu bahita bumva mu buzima usanga batise Pastor Mutesi mu buzima nese kari yerekwa bangiraho ikibazo gute kari byo na Rose. Hari abantu tujya twumva ukabona nk'umuntu ahantu atuye uri kumva ukaba uba mu rugo ari kubana n'inyamaswa. Oya, ntago ari inyamaswa, mu buzima busanzwe ni umuntu. Ariko ibi yakoze byo kurya ari amafaranga ingenda kwisobanurira ko ari Imana yanyerekaga ko ari igisambo nyine. Isi hivuga umuntu w'igisambo. Mu buzima busanzwe ni umumama ufite amabere wonse ubyara nk'abandi. Ariko mu buryo bw'ikirere cy'umwuka agereranwa n'isiha. Kuko umwibone agereranwa n'agasiga bita apawo, agatabo k'umutima w'umuntu kajya kabivugaho. Igisambo kikagereranwa n'ingurube, umusambanyi akagereranwa n'isekurume y'ihene. Akari agatabo k'umutima w'umuntu karabisobanura. Rero ni ukuvuga ngo ngewe nararebye mbona yahindutse iyo mbeba. Nirwo rugero Imana yampaye. Ndagira ngo utubwire nyine muri ukuntu byagenze ko nge n'ubu uri kutubwira mu ncamake. Niko ati naragiye ngo mbona yahindutse imbeba, ariko ntago ndi kumva uburyo waragiye urakomanga asohoka mu cyumba ari kuza kamba. We nabivuze abankurikiye babyumvishe. Ni umukozi wampaye karibu. Nari ndi kurota ngiye iyo atuye, none ndabwira Pastor arihe, atari mu cyumba. Noneho ngewe numva arambwiye ngo karibu pe, nari kagendera hasi ari nk'imbeba. Arangije ndamubwira ati ko nagushakaga se, ahita yajya mvugisha so nkabona mu kanwa ke uko yasamye. Harimo ibyo bintu, harimo amadolari, harimo amayero, kuko yamaze n'umunota yasamye ndeba mu kanwa ke no munda ndebamo. Harimo kamera nk'izi, harimo ibishushanyo by'inzu biri ibipapuro by'inzu bishushanyije, kuko afata kira capa turukura kuri rakarina kuri ra etage. Nkabona mbe mu kanwa ke harimo ibipapuro bishushanyijweho inzu ariko biri mu kanwa. Bivuga ko hari nabo yariganyije amazu nyine nico Imana yashakaga kumbwira. Bigahora nayo nkuru bajya bavuga ngo ahantu atuye ngo ni inzu y'undi muntu babanaga. Narayumvisha iyo nkuru ariko kuko twe tutabifitiye, nago tubifitiye gihamya, ariko barabivuga. Yego, numva babivuga ariko natwe nago tubizi. Twikomereze rero. Yego. Ejo urangije ita wumva inkuru ngo Pastor Mutesi yahemukiye umugabo amuhereza sheke itazigamiye. Umugabo agera kuri banke asanga sheke nagisinye, habura gato ngo bamufunge, ndetse ngo ahamagaye Pastor Mutesi niyamwitaba. Si ibyo gusa kandi uyu mugabo ngo yahuye n'ibibazo byinshi, kugeza ubwo ngo natike yari afite byamusabye ngo kugurisha ibishyimbo bari bafite, bagurishije ibishyimbo byabo. Ibishyimbo byabo ni mu cyaro nyine bagurisha udushyimbo kugira ngo umugabo nuko atega. Iyi nkuru yambabaje sana. Iyi nkuru yambabaje biteye ubwoba. Nayumvishe nyicamo na hagati ndavuga nti kweri burya Imana iratutswe pe. Nyamara abantu mureka dusenge. Urumva umuntu utushimba yari kugaburira abana yatugurishije kugira ngo abone amatike azingagiye kubona amafaranga. Ikindi kigeretseho cya kabiri, Imana iri gupfusha abantu bagaseka kandi twe twapfusha tukarira. None se ubukoko kuri Mutesi Imana ntago yapfushije kweri? Imana yapfushije kandi yapfushije banaraha uw'Imana yapfushije. Pastor Mutesi yapfuye? Yapfuye ahagaze. Nese atapfuye ahagaze yakora kiriya kintu yakoze. Nawe ashire muri logike avuge nimba wabimukorera yakwishima. Ntabwo yakishima. Ibira rero uravuga ngo ico wumva batagukorera nawe ntuzagikorera abandi. Ubwo no gushyingurwa. Arashingurwa mu kirere cy'umwuka. Umugani wa mama Chance niwe wavuze atumva hari abantu barapfa bagashingurwa baravuga ngo nayo umusazi. Mama Chance ni inshuti cyane na Pastor Mutesi. Ni inshuti rero ibyafashe Mama Chance na Mutesi nyuma y'ibi nawe biramufata. Yabo Mama Chance ngo yasaze.
arasa ubundi uratekereza ko Imana yidafite guhora irahora Imana ifite guhora bashobora kumushira muri gereza yatekereza ubuzima yararimo ariko numvisha atari n'amafaranga make nubwo ari yabasinyiye 500 ariko yari miliyoni nyinshi yabasinyiye amadolari 410 nangahuye n'ibihumbi 500 nibyo numvisha mu kiganiro abasinyira sheke numvashe itariki ubwo rero ubwo umugabo rwose yagezeyo asanga amafaranga baramugati we uyu mugabo ngo yubakishije n'ibiraro kuko afite inka yahawe na leta ndetse we rero yubakisha ibiraro aravuga ati izo nka Mutesi ambwiye ebyiri ndahabwa reka nubakisha ibiraro nzaziragiza abaturage nabo babona ifumbire batema ibiti ye barubaka ye bashiramo imibyizi ye ariko mu by'ukuri ni umuhemu pe nubwo yabikoze azingahemukiye umuntu umwe ariko muri societe nyarwanda yarahemutse niyo mpamvu navuze ngo leta amaboko bashiremo ibipingu azana amaboko bashyemo ibipingu aka kanya uramutse urwaye urembye umerewe nabi ukaba ntabwo wakitabaza Pastor Mutesi akaba yagusengera oya nje ndisengeraga buryo nubwo hari abantu bantabazaga peni na dusengere turashaka ngo duhamagarire Imana arega biri na ngombwa ngo namwe mwige kuyihamagarira ngiye burya nta n'umuntu mbwira ngo nsengera kuko Imana itakurengeye nta wakurengera nyirakazi ihamagarira wumva iki nyirakazi zihamagarira nyirakazihamagara none se ubu mu by'ukuri hari no wabwira ngo nagusengere nawe ubwo kwisengera atabishoboye nyirakazihamagara sibyo yikoze ntago mubizi yakoze ibiki ntacyo mvuze nyirakazihamagara atanze sheke itazigamiye ubu rero arihamagariye nibyo nabivuze ngo bashobora kumukubita amageragere yarangiza akabasariyeyo bitewe n'ibyo nawe ubwe yakoze arega uyu mutima niwe mucamanza ntabwo uzagira agahinda nubona Pastor Mutesi afunzwe agahinda nje nagira nakuko Imana yacu yatutswe gusa nanje haraho nayitukishije ariko nyisaba imbabazi usibye ko nje ntago nakoze ngibi wayitukisha utaranakizwa oya narakijijwe arega hari n'inkuru dukora ugasanga zitukishije Imana kanje mfite ibyo kuvuga ngira ubuhamya nkagira ijambo nkagira impuguro burana bubatsi ngo ndabahuguraga kandi mu myaka yanje 36 na 37 nshobora kuba ku rugo rw'abantu b'imyaka 70 nkababwira ati bigenda gutya ngewe nimba narakiraga abagabo 10 ku munsi akaba ari byo gupfa n'umugabo bigenze ku rugo ugasanga ndarutereje yes rero ugasanga kugira ngo ntange izo mpuguro nganiriza abantu ku byifuzo n'iki ugasanga ngiye mu nkuru zidashinga uko nako no gutukisha Imana ni umugabo tuvuge umugore afite abana n'umugabo ariko bapfa nuko hari n'icyaha bura kinemeye muri leta bita ngo kugira ikira babyita gukora ikiwe cyaha kugira ute nimba ari ukugitoba cyaha bacita kugitoba oya hari icyaha bakora urumva kijyanye n'umugore n'umugabo guteza akavuyo mu gitsina aho rero niho nje mbahugura ngewe nimba narabashaga akajagari ni nohera ukundaga kubivuga ngo nge ngo ndi umugabo udatezaga akajagari mu myanya y'ibanga y'abagore ngo nzi kubikosora hari igihe umugore aba afite umugabo utezagamo akajagari kandi burya ntasuka idahinga n'ifunira hinga nshobora kumubwira uko agomba kubikora kandi ugasanga aranyuzwe kuko nje nimba narakiraga 10 ku munsi kuganiriza umuntu umugabo umwe akamushobora ntaga ari ikintu kinaniranye ntatezaga akajagari nese yanteza akajagari haranyishura uragira ngo byabaga bibwi agateza agende ushoboye kukamaramo aza kamara kandi twe ntago twabikoreraga kugira ngo twishime n'amafaranga cyane atinde utimvaho nangwa unyongeze ubwo rero urumva nkanje izo nama ndazigira kandi pe abantu benshi bari mu Rwanda n'abari hanze mu nkurikirana tujya duhurira mu gikari murabizi muzi ko mbubakira kandi ugasanga bigenze neza gusa ibyago nagize baravuze ngo ibyago bigwiraga abagabo bigaramiye nangase bikagwira abagore bigaramiye nagize ibyago byo kuba nubakiza abandi none urwanje rwarasenyutse ariko ngewe urwanje umugabo wanje unamuhagaritsa imbere yo kuri kamera kemera kuhaza yakubwira ko atari ico twapfuye nyine ibindi byo ku ruhande ariko ibyo kubaka no kugira gute ntago yabinshinja kuko azi ariko hari abantu bavuga ngo ntibyakunaniye ntago byananiye
oya gose wamucinya ubu ntago nabikoze bihagije nuko ngo imwe itaguhaza ngewe reka mbabwize ukuri murabizi ku bantu tumenyeranye ngewe nagiye kubaka gukora ubukwe murambona ko nambaye impeta ndabanza nsengera umugabo mbwira Imana ngo ndashaka umugabo umeze gutya uzi kubikora akageza ku ngeso none se mbabeshe ntabyo mvuze ubwatagira uvuga ngo uvuze imvugo nyandagaga ubizi tuzaryama nkishima nese uratekereza ko Imana yari kumpa feke kandi nari nyihamagaye narakijijwe yampaye umugabo nshaka wagiye mu rusengero usaba Imana icyo kintu oya ntago nese ni ngombwa ngo mbisakuze mu rusengero narapfukamye ndasenga numaze igihe nsaba umugabo ngo ndashaka uwo duhuza tukabana kuko wanje yaranyanze agiye iyo bamukatira imyaka 25 nubu ningera igihe cyo gushaka umugabo ntago nzapfa guhamagara ngo nihaze ngo umugabo upfuye amatwi n'amaso nzamanza nsenga mbwira Imana umugabo nshaka ufite karagiteri zimeze gutya na gutya kandi irabikoraga Imana karakteri ya mbere ukunda ni iyihe oya ubwo se ni ngombwa nibanga ryanje n'Imana turi mu ijambo n'ubuhamya ariko ihangane nzabibwira uwo tuzaba tugiye kubana kuko ntabirenze nese umugabo kuyanga mukati imyaka 25 ari yakoze iki umugabo wanje yaribye yibye umuva so yahoraga yiba agafungwa ariko ni ibintu bamuroze narasenze ndananirwa bunabana nabwo aribaga twabanye ari umukirista ari umuvuga butumwa haragwa yahuye nyine n'intambara z'ubukene abura kunyurwa kajya yiba kajya ateka imitwe ariko Imana irambwira ngo ico nagombaga gukora kuri we naragikoze ngigihe kizagera uyu mugabo ngo mutumure mbona agashuruza mbona kagiyemo bazimana se ko umugabo wanje atumuwe n'umuyaga irambwira ngo nagiraga ngo nereka abantu ko nshoboye kugukorera ubukwe ko naguha umuryango w'abana muri iyi family rero ibyo narose binsohoreraho ariba yahoraga amageragere agahora transite mu kintu cyo bafungira inzererezi kuko yarancitse ajya mu mujyi wa Musanze ni nahi wabo biza kurangira yibye muramuwe wo bita Papi Kerevu amwiba ibyo mu nzu byose arabigurisha uyu mugabo rero uhaye agaciro ibintu numva yamwibye nawe ari wowe nto wababarira byiringira ari we mugabo wanje ahita agenda aramukatishiriza nta nubwo ari wamukatishirije baramufunze barebye muri mashini baba bafite basanga ni igisambo cyo ku rwego rw'indengakamere ariko nubundi atarakizwa nibyo yakoraga burya usibye njewe Yesu ajya kugerageza burya baca umugani ngahanyereye ntihuma nakabaye icwende ntikoga ariko umuntu wakiriye Yesu neza ko kabaye icwende arakoza kakanoza uyu munsi rero akatiye iyo myaka ntago nzi nimba bararebye iyo myaka nyine amaze yiba bakamukubira ariko yihangana hari azace bugufasa b'Imana imbabazi naho yagwa muri gereza azagende yihane nubwo amatwi atari kubyumva ariko Imana izamugirire neza azihane azabona ubugingo ubu Pastor Mutesi agiye gusanga umugabo wawe muri gereza aramusanga mariko bari kumwe bapfunga ariko uramugora z'ubwenge hari n'igihe atajyamo buragiye kuza bigoronzore ariko uramuzi ubagiye kuza bigoronzore yirize wabanye uburyo yagoronzeye iby'umudamu wa papa wacu Pastor wapfuye Theogene cagiye igihe amutukira kuri kamera kagaruka ngo abantu bose baravuga umva uramura ubagiye ariko umenza ari n'umurangi koko kwera kwa nyiringabo abarangi aho bageze hose bagiraga ijambo ubagiye kuza bigoronzore ati burya nari nibagiye gusinyaho yemwe nimumbabarire hari uburyo umuntu ayoba umva barabigoronzora n'igihe batamufunga ariko biranashoboka nagoronzore natwe tugize amahirwe yabigoronzora nyine ntajemo nese gufungwa kwe ko nta byanje yaryaga ngo ndasigara ndi kubirya umuntu afunzwe kuriya agiye muri gereza ari umukozi w'Imana aragenda akanabafasha gusenga nanje bigeze bamfungira godiyari ibanga mu buzima busanzwe ngira ibanga ngiraga ibanga hari ibyo nkabiri ufite kugira ngo numve ko ubwo se ryaba ari kibaye oya ngira nk'ibanga uti ubwo ryaba ari kibaye ibanga se uko byagenda kose ari ibanga uba ufite umuntu umwe kuri ico kintu cibanga winsetsa rwose ndakwinginze ngirira imbabazi umuntu umwe babitaga bahejejwe inyuma n'amateka nanga se abasangwa butaka baramubajije batariko buri ugiraga ibanga ati ngo rwose ngiraga ibanga ngo none se ngo
ntago ejo bundi bavuze ngo wasambanye na runaka ngwego mana yo mu ijuru ubwo se koko ngo uwo muntu ntiyambeshe ngo ubuse ko nasambanye na konsiye runaka ngo narabivuze kwa kundi bivugiraga nyine amuvuga mu izina none nawe uragira uti mbwiraga amabanga abiri reka da amabanga ndayagira iyo ubwo wumvishe navuze byinshi ariko ngira oya ndishimye ntabwo numvishe ntabwo ari ko wavuze byinshi ahubwo nuko numvishe uri umuntu uzi kubara inkuru cyane nzi kubara inkuru ahantu hari akantu kawe kabisa uba ugomba kuhita niyo mpamvu mpitereraga nyine ngo hari n'ababa bakeneye guseka hari n'abanyandikiraga nk'ako ngo warasaze ibintu byose ngo barega wasetse washinyitse ngo n'ibidashekeje ngewe namenye amakuru ko iyo uhoze urakaye ukaba wahura n'inkonkobotsi ikagutera ikofe ry'amenyo kwa kundi uhora urakaye amenyo gaba gari guhuguta iyo utayasekesha nyine ngo umuyaga ujemo iyo aguteye ikofe rero biroroha kuyarandura agutera ikofe rwose ukayacira mu kanwa ariko ubu nkanje useka ntabwo wapfa kungura amenyo reka ntabwo wangura amenyo rero abantu badasekaga bafite ibibazo so ubu nje nshobora no kuba ushaka kuntera ikofe nagusekera uti iki gicucu ukaba amenyo yanje nkaba ndayarengeye yes gutyo rero ariko ibanga ndarigira aya musore uwo naba nararimenye yihangane ariko ubundi ngira ibanga ubu ngubu Pastor Mutesi araza nabonye abantu benshi bari kubivuga ngo ashobora gufungwa Pastor Mutesi aratabwa muri yombi hanyuma Ferdinand arasigara wenyine Fereje umongo se sinababwiye se barasigara ku mihigo nyine imihigo y'iki barasigara ku muhigo abagore dushobora kwihangana umugabo afunzwe ariko abagabo ni umwe kwijana Mujumo ngo agiye gusigara ku muhigo yebo wari waramubuza agiye kumubona ariko imani baba barire da basabiye imbabazi biragenda neza kabisa ariko nyine isi iraba ibabonye basi wigeze ufata iminota 30 yo gusengera Pastor Mutesi oya ntago nababesha ntago namusengera ariko nubwo nje muri iyi nkuru ariko ndamusengera ninja kuryama ndaza kumusengera inkuru nyibonye mu kanya musengera usaba ngo Imana imworohereze koko Imana irababarira kandi iracicaye ku ntebe y'imbabazi n'abandi benshi tumusengere yego ni byiza cyane turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu baganire byinshi ariko bitari bike cyane ariko nanone bidafite icyo bitwaye hanyuma rero abantu bumvisha ubuhanuzi wagize kuri Pastor Mutesi uti nabonye yahindutse imbeba nabonye yahindutse gutya na gutya abantu nk'abo ngabo bari buze kumva ubwo buhanuzi barangiza ariko bakavuga ati Penina ibintu ari gukora no gutwika ibintu ari gukora yamubeshyeye ubwo buhanuzi waba abo nta n'ikintu bibareba none se ubuneye narabure pese ndabwitegura ngo nzaza mbutwike kuri Mutesi Imana rega niyibiza ukuri kwa mu mutima niyiza ukuri kwa mu mutima ariko abo tuziranye se ntibasanzwe bazi ko mbaha message kandi zibiriho yaba ari ufite ubwenge akatura akavuga ati ikintu Imana ikweretse mu marenga nico yaba ari uwinangira akavuga ati reka kikamusohoreraho ariko narabibonye c'est vrai yego narabibonye ko bizaba nabibonye nyine iyo siha ifite icivuga Imana ikubwira ko igiye kwanura Pastor Mutesi yambwira ngo igiye kumwanika ntawe uzamwanura yakubwiye ko nta muntu uzamwanura yakubwiye ko kugira ngo byibuza ibyo bintu abe yabicamo hasabwe iki ntacyo yambwiye gusa yambwiye yuko muhamagaye ngo musure nyine mbimuganiriza nyuma kariwe nta bindi naba mbeshe gusa ariko nimba ari ubigiye kumwanika nimba ari ibindi zamwanikamo si June gusa azicuza kuba yarakwimye umwanya azicuza none se uragira ninje yawimye wenda hari igihe yavuze ati uyu mukene yaje kunsaba kandi wenda n'iciciro cyo gusaba nakivuyemo ariko abantu mujye mwihangana umuntu nanaguhamagara we kumutarutse utumvishe umutega amatwi ujya kubona imbeba gutya yes ivuga ijwi rye kandi iranyasamira inyereka ibyo itunze mbe ibyo yariye mu nda yayo gira neza irasigarana nde so nago wajya muri gira neza yego ngewe iriya mitwe yabo ntonayishobora ntabwo ari imitwe barafashe buriya ni urugero kandi abanyamwuka n'abandi banyabwenge mu birebe nimba umuntu atanze nka miliyoni ku muntu baramuha 100 baramuha 10 9 bari miringizi yego ko ubayeho gutera mu buzima busanzwe ngewe ndaho ndashima Imana ubuzima ndimo ni rusange
njyewe ubundi ntagomba muri iki gihugu yego nkorera mu gihugu cy'i Bugande ubu niyo ndi maze igenda Kenya muri Nairobi ariko maze amezi agera nko muri 6 mu gihugu cy'i Bugande. Buganda buraya bw'ibiciro buraya ariko nje sindiyo nkorerayo umurimo wo gucuruza n'umurimo nyine wivuga butumwa. Numvishe umugabo umukobwa uri kuvuga uburyo ngo yafatiwe ku ngufu ngo mu Bugande wafashwe ku ngufu n'umugabo bita Prophet Joshua nayo n'umuhanuzi umukozi w'Imana Joshua ndamuzi ahari muri Uganda nawe ejo bundi rwose ngo hari umukobwa yajyanye muri umukobwa afite imyaka y'ubukure n'umwana ngo twumve yari yamubwiye ngo azamuhereza amafaranga nese uvuze kuvuza ngo uramuzi muzi nyine nk'umukozi w'Imana ntago muzi nk'umuntu ufata abandi ku ngufu rero hari ikintu abantu babesha ingufu zibaho pe ariko n'umuheha icupa ritabishatse ntago wawushiramo nkubaka akaboko gafashe umuheha yego akagafasha icupa njyewe naje gushiramo umuheha akakagira gutya ntago umuheha wawushiramo be kujya babesha umwana w'imyaka 9 we wamufata kumanura ariko kuvuga ngo umuntu urengeje imyaka 10 ngo bamufashe ku ngufu ahubwo bajye bavuga ati nje twateretanye wenda guhamya birananira nanga kumuhakanira ariko nibanarekera ni benshi bafatwa ku ngufu nje barafatwa ariko burya byanze bikunze wabyanze ubu nkanje nkazango bamfashe kera kari babiri byo wenda oya numwe byagufata ku ngufu umwe yamfata neda oya nakujya mumva nk'umukobwa ati bamfashe ku ngufu birashoboka pe dose nguyu nano haruwa byabaye bagufata yeah musori so Joshua yubahwe ariko nimba nawe yarabikoze nuko umuntu wese ariko azamurika ibyo yakoze imbere y'Imana umuntu azamurika ibyo yakoze ubugingo ni ikinege kandi agakiza sivanga mutungo nta kindi tugasangiye rero ibyo kuvuga ngo abakozi b'Imana Mutesi yakoze ibi ejo ashobora kuba ari we ejo akaba ari nje umuntu ashobora kugufata akakuzirika gutya yanziritse birumvikana cyangwa se ashobora no kugufata akavuga ati akanagufa ano hari umukobwa ngo wahuye n'ibibazo banaramuhonda guhihona izimuri araryama yes urumva uyu ngo hari ubuhamya rero njyewe navugaga ko bitakunda ariko nimba hari abo byabayeho mwihangane gusa tumenye ngo umuntu wese azamurika kabiri nsubiyemo ngo ibyo yakoze ubundi mu gihe cyose wowe wakoze uburara umuntu wigeze gufata ku reka naba mbeshe kuba gufite imisumari inzembe Njyewe mu myaka yanjye 14 naragitangaga ubwo rero urumva kugeza mu myaka 18 narasaze ngeya narandebaga kumureba gusa akava mu nzira ubase urambwira ngo nje ari kumfata ku ngufu yari aramfata ku ngufu sinari narasaze naramugiraga turi nakubwira ngo naramugiraga banzu yampe ngarafata peni na ku ngufu byaciye mu yenze zarenze ukiri muri 14 ijana ntawamenya ariko gusa tubishize muri logique hari n'abagore b'abagabo bazirengeje ariko nje zarenze ndi umwana barabeshaga ariko ngo umuntu arasara ndashima Yesu ariko wandinze ibisazi byazo ndashima Yesu wandinze ibisazi byazo Imana ihimbazwe umuri marahoraga n'icumi ku munsi mu cyumweru kimwe ijana zabaga zuzuye ntabwo 10 ku munsi nababonaga buri gihe ariko hari igisoko ryabaga ryaremye bagatonda umurongo rero ndi gushima Yesu n'ukuri wandinze gusazwa nazo ariko abakibirimo namwe nimuvemo nta mahoro yo mu byaha ahandi nzagaruka ndi kumva ngiye kubasezeraho ngiye mu kandi kazi urakoze reka ngushimire wakoze cyane bura tuzakorana ikindi kiganiro ubutaha neza cyane mwakoze ciao ciao